kugitera ariko murazi ko ari itegeko ry'Imana, murabizi ko ari itegeko ry'Imana, urajye wubaha ababyeyi bawe. Ni ukuvuga ko rero icyo mukora, icyo muririmba ni ugusubira mu mategeko y'Imana munayashimangira. Kubaha itegeko ry'Imana ahirwa akaramba akagera no mu buzima bw'iteka. Ndaje rero kugira ngo dufatanye dukomeze tugendane nk'umubyeyi, mbaganirize nk'abana, namwe nk'abana muntega amatwi, nanjye mbatega amatwi. Umubyeyi utega abana amatwi, muvuze ko nyiricyubahiro Musenyeri Filipo yabivuze ko mugomba kuganira n'ababyeyi mukabatega amatwi nabo bakabatega amatwi. Twaje rero kugira ngo tubabwire ko dutangiranye urugendo, turi kumwe na Musenyeri Rukamba, nawe turacyari kumwe, ntaho agiye. Azagumya kuba umubyeyi wanyu mwese, umubyeyi wa diyoseze, umubyeyi wacu twese, nk'uko yayoboye diyoseze imyaka 27. Abifitemo uburambe rero, tumutezeho byinshi, namwe tubatezeho byinshi. Abana bacu nka Kiliziya yewe muzakomere ku ndangagaciro za Kiliziya, ibyo Kiliziya ibigisha, ibyo ijambo ry'Imana ribigisha. Ntimuzatane ngo mujye mu bindi, sibyo? Hari byinshi abantu bashobora kujyamo bishobora gutuma bata urukundo rw'Imana, bagata guhirwa, bagata kuramba, bakajya mu rupfu hakiri kare. Murabizi ko hari abana babatana bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu mayoga. Ntabwo mujya mubona abantu bakura, ariko mwebwe muracyari batoya, mujye mureba, mufate n'ingero z'abagomba kuberekera, abantu beza b'abakristo kubahiriza amategeko y'Imana. Mufatire urugero ku barezi banyu, barahari kandi b'intangarugero. Turabashimira rero uyu mwanya wo kuba mwaje kutwakira, kandi ko tubasabira guhirwa no kuramba. Tugiye kubaha rero umugisha, hanyuma musubire mu masomo yanyu hamwe n'abarezi banyu, mukomeze mwubake ingoma y'Imana mu turimo twanyu, mu dusomo twanyu twa buri munsi.